bidafite amafaranga nyine ntago ari ibintu byoroshye. Ubwo rero nyuma naje kubona akazi ahantu mu bitaro aho nakoraga ndiwo bita umu housekeeper. Yego. Mu yandi magambo mbese umu housekeeper ni umuntu ushinzwe gukora isuku. Bunge icyo gihe nayikoraga mu bitaro. Yego. Mu bintu nayo nshinzwe kwari gutunganya ama office y'abadokteri. Nanone nakoraga no muri departement ya pharmacie ako ntabwo nari umu pharmacie ahubwo nakoraga mo nyine urumva nyine ndigo kwapatu making ashuni ngira ngo ndebe kumwo hasi nta gaburirwa byabatsemo nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero nyuma yaho nahakoze nk'amezi makeya hanyuma nerekeza ya Wyoming kubw'impamvu nyine zo kugira ngo ndebe ko nacuma imbere ubuzima ndebe ko nabuhindura kuko ubwo buzima bwaragushaririye wabonye utari kuguha icyizere ubuzima budatanga icyizere. Ubwo rero niyo mpamvu kuri ubu ngubu mbarizwa muri leta hanini hunze kuba muri leta ya Wyoming nyuma yuko mbaye hano muri Ohio igihe kigufi. Urakoze cyane uti nge nabanje nakora akazi ka housekeeping cyangwa akazi k'isuku mu bitaro. Yes, bakunzi ba Mataru TV show nongeye kubasuhuza muri uyu munsi kabisa abanywanyi bacu bari ku migabane itandukanye. None ni Mataru TV show tubazana indi episode nge nkaba ndi teacher Jibe nkaba ndi kumwe n'umushyitsi ukomeye uyu munsi ngira ngo aka kanya arahibereye atwibwire cyangwa se abibwira abamuzi nanone mwongere mu murebe abatamuzi nabo barushaho kumumenya. Hasigaye mushyitsi wacu kabisa wakwibwira abakunzi bacu badukurikiye uyu munsi. Ku mazina nitwa Niyonzima Sirasi. Yego. Nkaba mbarizwa ahangaha muri Dayton, Ohio, nubwo ntakunze kuhaba cyane kubw'impamvu yenda turibuze kuvuga mu kanya karibuze. Ubundi nkaba mpunze kuba cyane muri leta yitwa Wyoming. Yego. Niyo nkunze kuba ariko mu gihe kibiruhuko mba ndi hano kuko ariho mfata nko mu rugo kandi niho nasohoreye. Ubwo this is a hometown. Hano niho mbara nka hari mu rugo ariko mu gihe kinini mba ndi muri iyo leta ya Wyoming. Yego uti mbarizwa muri uyu mujyi wa Dayton gusa kubera ibyo muri turubuze kubabwira hari ahandi mba muri buze no kumenya impamvu mbaho handi ariko igihe kikagera nkagaruka. None se Sirasi watubwira mu ncamake mu magambo ahinnye mu nkambi ibyumba cyangwa se no hanze yayo simbizi ndavuga mu Rwanda ubuzima gakeya se waje wiga waje sutiga waje ryari noneho twihute utubwire na hano muri Dayton imbere yuko wahavuye ukajya muri Wyoming. Nkuko bivuze nabaye mu Rwanda igihe kigera ku myaka 16 ariko noneho ntabwo ariho kavukire yanjye. Yego. Ahubwo mvuka mu gihugu cya Congo Kinshasa uko benshi bakunze kuyita. Ariko nkaba narabaye mu Rwanda niho nakuriye ntigira amashuri abanza amashuri yisumbuye noneho mbere yuko nza hano muri Amerika narinde no kwiga kaminuza. Ubwo rero ubuzima ntabwo bwari bworoshye byo birumvikana kuri kaminuza aho nigaga urabizi nyine yuri impunzi nta kintu bufite ntabwo biba byoroshye ariko rimwe na rimwe n'indisho yaraburagara cyane yenda icyo cyazaba ikiganiro ku ruhande ntabwo ari byo tugiye kujyamo cyane kuko yenda umugambi w'uyu mugoroba ntabwo ari w'amateka yanjye nyirizina ahubwo nagiraga ngo yenda mbabwire mu mucamake aho nkomoka n'uwo ndiwe. Ubwo noneho rero nkaba naraje hano muri Amerika mu kwezi kwa 11 ku 2012 tariki 14 nibwo nari nkandagiye hano muri Dayton, Ohio ku kibuga cy'indege.
ubwo rero nyuma yo kugera ahangaha namaze nk'amezi arenga 5 ntarabona akazi kuko twageze hano kuri tariki 14 z'ukwa 11. Akazi ka mbere nakabonye mu kwa kane kwa 2013. Urumva ko rero ubuzima bw'icyo gihe ntabwo ari bworoshye ku bantu yenda baza no muri Amerika bidafite amafaranga nyine ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubwo rero nyuma naje kubona akazi ahantu mu bitaro aho nakoraga ndiwo bita housekeeper. Yego. Mu yandi magambo mbese housekeeper ni umuntu ushinzwe gukora isuku. Nge icyo gihe nayikoraga mu bitaro. Yego. Mu bintu nayo nshinzwe kwari gutunganya ama office y'abadokteri. Nanone nakoraga no muri departement ya pharmacie ako ntabwo nari umupharmacie ahubwo nakoraga mo nyine urumva nyine ndigo kwandagura making ashuni ngira ngo ndebe kumwe hasi nta gaburirwa byabatsemo nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero nyuma yaho nahakoze nk'amezi makeya hanyuma nerekeza ya Wyoming kubw'impamvu nyine zo kugira ngo ndebe ko nacuma imbere ubuzima ndebe ko nabuhindura kuko ubwo buzima bwaragushariri wabonye utari kuguha icyizere ubuzima budatanga icyizere. Ubwo rero niyo mpamvu kuri ubu ngubu mbarizwa muri leta hanini nkunze kuba muri leta ya Wyoming nyuma yuko mbaye hano muri Ohio igihe kigufi. Urakoze cyane uti nge nabanje nakora akazi ka housekeeping cyangwa akazi k'isuku mu bitaro, mpanagura ameza y'abadokteri, nkora muri departement ya pharmacie, ariko nkura bya bitagangurirwa biba byarahagamye mu nguni, mpanagura n'intebe z'abadokteri nkazisukura. Ubwo mpita numva ubwo buzima butari kumpa icyizere ndagenda. Ungejeje rero muri content y'ikiganiro nyirizina, ari nacyo kiganiro nyine ari ryo shingiro ry'ikiganiro cy'uyu munsi kitari kirekire turi bugirana ariko kisa nkaho kiri bwibanda aho hantu. Ese kuba buriya akari akazi k'isuku wakoze warabonye ari akazi mu by'ukuri uri gukora kari kukwica mu mutwe cyangwa kagushaririye, byumvikane ko wanagakoraga ubabaye, niko nge nahita mbyumva. Kaba ariko kabaye imbarutse yo kumva ko wahindura ubuzima, watubwiye ngo uba Wyoming, gerageza noneho ubyivugire, sindi bubikuvugire. Wyoming ukora iki, wagiyeyo giheki, byatewe n'iyihe mpamvu kugira ngo uve muri Dayton ububarizwa Wyoming ubu ngubu? Nkuko nabivuze haruguru, navuye mu Rwanda nandi kwiga kaminuza, ariko nkaba nandi kwiga muri pharmacy n'ubundi maze mu mwaka mpitanza hano muri Amerika. Ubwo ariko kazi ka mbere natangiye mu duce nari nshinzwe gukora mu isuku, pharmacy yo mu bitaro nayo yari irimo. Yego. Ubwo rero nk'umuntu wavuye mu Rwanda niga pharmacy, ukabona hari umuntu wicaye ari gukora ibyo wakabaye ndimo kwigira, no mu gihe nk'abandi umukoroti ndi munsi ye nkabaza ati higika amaguru, ushobora guhigika amaguru nka ugatinya kumubwira nk'umuntu mwubashye nyine, could you please byashoboka no. Ariko none nkavuga ati ibi ntago ari byo, nakagombye kuba ari ngiye wicaye kuri ya ntebe muri uyu mwanya. Nukuvuga ngo rero ako kazi nkuko nabize nagatangiye mu kwa 4, nagakoze kugeza mu kwa 12 kuwo mwaka wa 2013. Yego. Ndavuga nti ndacyari mutoya, imyaka yanjye ntinyemerera kuba ndi gukora akazi nk'aka ngaka, kubera ko iyo ubuzima bw'umuntu bupfuye akiri mutoya bapfuye byiteka ryose cyane, kuko igihe cyatambutse ntabwo kigaruka. Hari n'igihe ubutisha ubwawe nyirizina uba wishe n'ubwo abazakomokaho bose. Ubwo rero navuze nti ibi ntabwo bishoboka. Ubwo rero ni muri urwo rwego yenda turagerageza kwihuta kubw'iminota mike dufite kuri iki kiganiro, ariko ubwo nari ndi muri ako kazi nyine nkora, naje guhurira n'umudamu ku rusengero nasengeragaho hano ku rusengero rw'Abadventiste rwitwa Catering. Yego. Nuko ubwo mpageze rero nahuriye n'uwo mudamu. Ubwo rero akaba yari umuntu
ukora ibintu byo kurikrutinga abanyeshuri. Ubwo twaraganiriye rero ambaza bijyanye n'ubuzima bwanjye, mubwira amateka yanjye n'uburyo navuye mu Rwanda ndi kwiga kaminuza. Arambwira ati se none ubu urumva hano muri Amerika umugambi ufite n'ubuhe, gahunda ufite n'ubuhe? Ubwo rero abikubitiramo nuko nayo ndi kumva ubuzima bw'akazi hariya nakoraga butari kugenda neza, numva rwose bitanyuze. Nuko ndamubwira nti rero mfite igitekerezo cyo kwiga, ariko noneho ntago mfite ukuntu nagenza ute, ntago nzinzira nacamo. Nuko nibwo yambwiye ati rero ati se none urashaka kwiga, kondisiyo ushaka kwigiramo n'izimeze zite, ukeneye kwiga ibiki? Ndabona ntigiye mu by'ukuri navuye mu Rwanda nende kwiga farumasi, n'ubundi niyo nshaka gukomerezamo, ariko noneho nkiga mba mu kigo aho kwiga mba hanze. Full time. Kuko navuye muri Afrika, icyongereza hano cy'Ikinyamerika, no muri Afrika twigaga iki-British. Yaza no muri Amerika ibintu ntago byarimo kugenda neza, abantu bavuga ntubumve, navuga ntibanyumve. Ndavuga none ndashaka ahantu nzicara mu kigo, ku buryo mbese communication yanjye n'abantu biwacu izaba nkeya kugira ngo nzamure icyongereza cyanjye. Ngiye kuba concentre n'ishuri. Iby'akazi no kuvuga ngo ngiye mfata umwanzuro wo kujya kwiga. Mubwira ibyo ngibi navuga ati akazi nge ntacyo kambwiye, ndahigitse. Ubwo rero mbikubitana nuko yararimo gukora, yakoranaga n'ikigo nanone cyo muri Wyoming. Ubwo ambwira ngo mubwiye ikigo nshaka n'ubwoko bwacyo, nibwo yambwiye ati rero Wyoming hari ikigo gihuje neza n'ibyo ukeneye. Ikigo gihendutse, gifite amacumbi uba mu kigo, kandi hitaruye community y'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kugira ngo umbashe kuba nazamura ururimi rw'Icyongereza. Just uzabe concentrated mu Cyongereza, kuko surrounding yose ni Icyongereza cyane. Kubera ko kuvuga ngo abo nagomba kubana nabo mu icumbi, aho nari bushye kurira muri class nari bwigiremo cyari Icyongereza gusa. Ubwo rero amaze kumbwira iby'icyo kigo, nibwo nafashe umwanzuro, mfata inzira ndavuga nti ndagiye Wyoming. Ubwo nkaba naratangiye mu kwezi kwa mbere kwa 2014. Ngo nababwiye mbese mu by'ukuri nakoze amezi make cyane. Nuko ubwo ntangirana n'ukwezi kwa mbere kwa 2014. Ubwo nibwo natangiye amashuri niga farumasi kugeza n'iyi saha. Uyu ni umwaka wa gatandatu w'amashuri. Ubwo ndacyari Wyoming, ariko nukuvuga ngo nsigaje y'amezi makeya, nko muri uko kwa gatanu kugiye kuza amasomo akabarangiye. Ukaba ushigaje amezi makeya ukagaruka uti arya ngo watangiye muri 2014 mu kwezi kwa mbere, ubu turi muri 2020 mu kwezi kwa 12, 2021 turi kubyinjiramo. Amahirwe uti nanjye nsa nkuru gusoza. Nigeze kukubwira umbwiye amazina, ariko nikanga hari iryo usize. Niba bitakugoye cyangwa nge uko mbyumva, ese ugiye kurangiza uri mu kihe cyiciro? Ugiye kurangiza usohoka ufite masters muri pharmacy, ugiye gusohoka ufite bachelor gatanu? Rwose ntabwo banza mfite bwo kuvuga ati doctor. None se wowe uravuga uti ubu sinabyita kubera ko amategeko atabyemera cyangwa ntarabona iyo tayiro, ababikwitaho se twe tubikwise baduhana? Mubinyise nta kibazo, ariko nta burenganzira mfite bwo kubwira umuntu ngo anyite docteur. Ntago wananyikiriza mbese? Kukwikiriza nakwikiriza, ariko ngenda ngashira nkubira ko kana, ariko ati niyo ndi kwerekeza, ariko ntabwo ndagerayo. Aryo uribuka muri Afrika rero nibyo wagiye uvuga, bitewe nuko rimwe na rimwe n'indisho yabaga nayo ubwayo kuyibona bitoroshye. Ubuzima bwarashaririye, twambara amakabutura acitse hara mu nkambi. Hari igihe wahuraga n'umuntu twarabaye, ndavuga nanjye nabaye umwarimu, ufata bya bihumbi bishoye kukugurira ipantaro wenda, wahura n'umuntu akakubwira ngo bite boss. Uzi ukuntu wahitaga umubwira? Ntago wahitaga umushima ngo urakoze cyangwa ngo uhite umubwira ngo yego umwikirize, ahubwo wahitaga wumva ko ari nko kukuninura. I mean,
ni nka mefiance wahitaga wumva ahubwo aho kugira umwikirize wahitaga ushobora no kurakara ukaba nawe wamubwira nabi ariko ndakeka watari ko bimeze ubu yego nturafata iyo tayiro ariko ubu nkanjye ntangije nkavuga ngo Dr. Silas Niyonzima wandohorera ukanyikiriza nakwikiriza ariko kuri ubu ngubu navuga ati yenda reka tube turetse iyo titre ho gatoya noneho nyuma amezi ni makeya cyane rwose urakoze cyane ariko kuri ubu ngubu ntago nanjye ubwanjye nabitinyuka kubyiyitirira kuko ubundi nuko nyine yenda mu magambo nta wagukurikirana ariko ngize ahantu yenda ari nk'uri document byandikaho nshobora no kubihanirwa kuko yo nangwa se niba ndi nko mu kazi nkitaba telefone ngo Dr. Niyonzima ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo amategeko yo byonyine yanabimpanira kuko iyo ntambwe ntarayitera cyane ko birumvikana ko wenda nge nshobora umuhomurese hariya ku muhanda cyangwa undi muntu utarize washobora no kubikinisha wenda bakavuga ngo yavuze ibintu atazi ariko bitewe n'uko ari ibintu wiga unarambyemo kandi ubona ko ari ibintu byiyubashye wa mugani banaguhana birumvikana kandi ntago byemewe hano muri Amerika kwiyitirira ikintu utari cyo yes ni ukuvuga ngo nkanjye niba ndi pharmacy technician ntago mfite uburenganzira bwo kwiyitirira pharmacy yego nangwa se niba ndi registered nurse ntago ngomba registered nurse ubwo ufite bachelor's muri nursing ntago yakwiyitirira doctor ukuvuga ngo ugomba kwivuga muri titre ufite niba utarayigeraho ubwo wiyitirira iyo ufite urakoze cyane rero nukuri urumva ko utuganira ibintu by'ubwenge nizera ko abakunzi ba Mataru TV show dufite ababyeyi bafite abana bafite urubyiruko mu nzu rwinshi bamwe batari bafite amakuru y'ukuntu hano kwiga muri Amerika bishoboka benshi baritinya tunafite nanone abaje ari bakuru nkuko nawe waje wiga kaminuza bageze hano bakaba bataragira batariyumvamwo izo mbaraga zo gusubira ku ishuri bakavuga batese twabishobora ndetse harimo noneho n'abandi urwo rubyiruko ubwarwo rwo ruba ruraho rutegereje ruvuga ati mbonye amakuru najya kwiga ariko urumva ko nibura abazumva iki kiganiro cyangwa bari live muri iki kiganiro nibura babonye ko kwiga hano muri Amerika bishoboka cyane ko uvuga uti nge nahagurutse Ohio njya muri Wyoming ngira ngo abakunzi ba Mataru TV show mudukurikiye mwumve Wyoming benshi nkuko Silas yabitubwiye ni state benshi badakunda kumenya ni state ntoya cyane iri iteganye na state bita Utah bwa leta zunze ubumwe za Amerika akaba rero ari intera ndende uvuye muri Ohio ukajya kwiga muri Wyoming urumva ko rero iki kiganiro tugiranye mu by'ukuri no kugira twubake community yacu kugira ngo bari ababyeyi badasobanukiye bafite abana bashaka kohereza ku ishuri bizabafashe nabo bana bazasobanukirwe kandi urahari urahibereye amashuri yawe niki community yacu ikwitezeho ese ni kuzayifasha ese tubabwira iki no kuvuga ngo nge mu migambi mfite mbaye ndangije Imana ibimfashijemo ndimo kugerageza kuzareba uburyo nafasha urubyiruko kuba bikeneye kuko urumva ibintu maze mu imyaka 6 mfite amakuru ahagije cyane mfite amakuru ahagije kubijyanye n'imyigire kuko umuntu yenda ashobora kwibaza se none harya ninjya kwiga amafaranga yo kwishyura zava he si ibyo cyo ni ikibazo wakwibaza ari umubyeyi arakibaza n'umunyeshuri n'umwana ubwe akakibaza amafaranga zava he ese ubundi harya nziga ibiki
ese nimbyiga nzabishobora ese nimbirangirizamo nzabona akazi. Ese kwigana n'abanyamerika byo biroroshye. Ibyo ni ibibazo yenda umuntu ashobora kuba yibaza, kandi nanjye nibajije mbere yuko ntangira uru rugendo. Ariko ndagira ngo yenda ku bantu bashobora kuba badukurikiye mbamara impungenge, ubundi ndagira nkubwire ko iyo uje hano muri Amerika mu rwego twajemo utaraciye mu nzira z'inyuma, ahubwo kaza uciye mu marembo, ni ukuvuga ngo mu rwego twajemo nk'impunzi, ni ukuvuga ngo tuba twemerewe impunga ya leta. Ni ukuvuga ngo wemerewe kwaka iyo bita financial aid, ni ukuvuga ngo wemerewe kwaka loan n'inguzanyo. Ni ukuvuga ngo hari financial aid benda abenshi niko bayiziho, ariko ubundi yitwa Pell Grant. Pell Grant ni amafaranga wemerewe na leta iguha utazabishyura. Ayo ngayo rero iyo abaye makeya ushobora gufata inguzanyo uzishyura urangije, kugira ngo amasomo bitewe n'ibyo uri kwiga yose uyige nyine uyishyura yarangize. Ubwo rero nk'abaje nk'impunzi, ubwo n'uburenganzira dufite. Abenshi bashobora kuba bapfusha ubusa, niba leta ishobora kukubonera ibihumbi 600 ku mwaka utazishyura, ikaba ishobora kukubonera ibihumbi 12 by'inguzanyo uzishyura urangije nyuma y'amezi 6, yenda tuzagira n'ibindi biganiro. Niwo mugambi mfite ku bantu bakeneye amakuru, bumva bashaka gusobanukirwa no kumenya ese none amafaranga yava umuntu yabonanga nate. Ese mfashe iyo nguzanyo ntazashobora kuyishyura. Ni ukuvuga ngo rero ikintu abantu kijya kibatera ubwoba, ni ukuvuga ati se amafaranga y'abandi ninyafata harya nzayishyura gute? Ese ntabonye ubwishyu byagenda bite? Mbona ngira nkubwire ko ngiye kurwangira uruhande niyo byaba ibihumbi 300 nabifata ntikandagira cyane ko uti kubera iki rero? Nuko aya mafaranga y'ishuri uhabwa y'inguzanyo, yaba y'inguzanyo yari n'iriya Pell Grant, yenda Pell Grant yo ntacyo leta bizayakubazaho, nayiguhereza yo kugutera inkunga. Ariko kuri iyi nguzanyo ni amafaranga atazakurikirana umuryango wawe. Urabizi mu isanzwe yufashe inguzanyo kuri banke ukagura inzu nangwa se ukagura imodoka, iyo naniwo kwishura baziyanzu bakayiteza cyamunara, nangwa se ya modoka bakayiteza cyamunara. Ariko siko bimeze ku nguzanyo y'ishuri. Ubwo iyo bayiteje cyamunara wumva ni wari ufite umuryango, ni wari ufite abana, ni wari ufite umugore, ubwo nyine ubwo baba bataye hanze. Ariko inguzanyo y'ishuri ni amafaranga ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu mubiri, ubwo ni ukuvuga ngo nyine baba bihombe ku nguzanyo n'iyawe, ntabwo ari ya papa wawe, ntabwo ari ya umugore wawe, ntabwo ari umwana wawe, ntacyo bibareba. Niyo mpamvu rwose umuntu adakwiriye kugira ubwoba bwo gutinya kujya kwiga ngo ari gutinya inguzanyo. Murumva ngo mbazayishyura ate? Aya mafaranga rero leta yakuguriza ukazayishyura urangije, nabwo batangira kukwishyuza nyuma y'amezi 6 urangije ishuri. Ubu kumva ko hagati mu mezi 6 bateganya ko wabonye akazi, yenda ni waranakabonye ukirangiza. Muri ayo mezi 6 ho uteganya kwishyura ku kigereranyo cya purusa zingahe ugenda wishyura ya nguzanyo y'ishuri wafashe? Ni ukuvuga ngo rero uko wishyura ibyo ikigo gishinzwe iyo nguzanyo nicyo kibikarikira, bitewe wenda nayo watangiye guhembwa. Bigendera ku mushahara wawe, kuko niyo uhembwa amafaranga adahagije kuba wavanaho ubwishyu ngo ubone nagutunga, wowe urabandikira ukababwira ati nabonye akazi, ariko akazi nabonye ni akazi gusa ndi gukora by'igihe gitoya kugira ngo mbona nje muri kariya akisumbuyeho. Kuri iyo mpamvu ntabwo amafaranga ndi gufata ahagije kuba nakwishyura. Icyo gihe baragusonera kugeza igihe income yawe nangwa se amafaranga y'ukorera azigira hejuru. Ubwo noneho ukavuga ati ubu noneho nabashije kubona akazi keza, ubu natangira kwishyura. Kandi nabwo iyo bakwishyuza bijyanye n'ubushobozi ugenza ute ufite. Uyaboneye rimwe ukayatangira rimwe wayatanga, utayabonye nabwo bagufatira minimum bajaniranye nayo uri guhembwa nayo uri gukorera. Gusa nanone iyo utarabona akazi y'amezi 6 yo gutangira kukwishyuza kabageze, ubwo bakohereza email bakakubwira ati rero igihe cyawe cy'ubuntu
bayita ngo ni grace period. Ni ukuvuga ngo ni igihe cy'ubuntu y'amezi 6 agiye kurangira, bakohereza yenda email hari kubura nk'ukwezi nangwa ari kubura amezi 2 kugira ngo yo kuguteguza igihe cyo gutangira kwishyura. Ubwo rero utarabona akazi nyine, ubwo nawe urasubiza ya email ukabwira ati rero munyihanganire, ubwo hari form waguhereza ukagenda ukazuzuza, bakakwaka ama pay stubs yawe, ukagenda uka printinga ukayaboherereza koko bakareba koko kumushahara ufata ntabwo hagije kuba wawishyuraho. Ubwo rero no kuvuga ngo muri makeya iyo urangije nuko nguko kwishyura bigenda. Turi kwihutira kugira ngo tugere ku musozo, wenda nitugira amahirwe yo kuzagira undi mwanya tuzinjira nanone mu buryo burambuye tusangize n'andi makuru tutakozeho. Unteye kuhita nkubaza ikibazo, ese urangije mu rwego rwa farumasi kandi ugiye kurangiza uri dogiteri, ese wizeye kugeza ubu ngubu, waba wizeye ofa y'akazi? Hari ibigo byaba byaratangiye wenda kukwandika, ese ni wowe ubwawe nunakisabira urukumva ufite icyizere cyo guhita ubona akazi, cyangwa n'ubundi nukurangiza kubona akazi biragoye, bimeze gute? Ibyo byose kubona akazi bishobora kwihuta nangwa bigatinda bijyanye n'ibyo wize, ahantu herereye n'ubushobozi bwawe, ndavuga yenda competence uburyo ushoboye, kubera ko niba muri kwa applica akazi muri 100 ubugomba kuba ufite ikintu nibura kigutandukanya n'iki n'abandi, kandi icyo kintu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu habaho za interview. Nukuvuga ngo iyo umukoresha uri muri interview umukoresha akakubaza ati tubwire niki kigutandukanyije n'abandi cyatuma tuguha akazi. Ubu icyo gihe n'umwanya ubongera wo kugenza ute wo kwivuga ibigo, murumva wo kwivuga ibigo. Ubwo rero kubona akazi hari impamvu nyinshi ishobora gutuma ubona akazi byihuse nangwa se ukabona ugenza ute utinze. Nkagenda nditangaho urugero nko muri farumasi, iyo turangije nubwo tuba turangije turi abadokiteri tumaze kubona ayo madigri, ariko kugira ngo mbone license yo gukora ngomba kubanza nakora ibizamini bya leta. Hari ibizamini 2 ngomba gukora. Ubwo rero no kuvuga ngo ibyo bizamini no kuvuga ngo ninjye wipangira igihe kubikora vuba hashoboka, nibyo bizatuma mbona n'umwanya wo guhita nshaka akazi nihuse. Ubwo rero nyine gishobora kwitinza aho ngaho kuri urwo rwego nangwa se nkabyihutisha. Ni ukuvuga ngo rero yenda kuri uyu mwanya hari ahantu nabonye akazi offer muri leta ya Oregon. Baje bampamagaye muri uku kwezi, mu kwezi kwa 10 kwa 9 bambwira yuko bazampa detail zirenzo z'ukuntu ibintu bimeze, ariko ibyo akazi ko gasa na hari kagateganyo, ariko noneho ntibikweho ko nshobora kwapplika n'ahandi kugira ngo yenda niba haraho nkabonye numva nkunze cyane kuruta kujya Oregon abariho nzaje. Ariko ubundi iyo umuntu arangije byo ni wowe wishakira akazi nyine nk'ukuntu n'ahandi hose no mu bindi bihugu aho wajya kwiga. Ni wowe urangije nyine ubwo ugiye gushaka ku isoko ry'umurimo rujye gushaka ahantu rubona akazi. Gusa akazi rero gashobora nk'uko nabivuze gashobora kuboneka bijyanye n'ibyo wize, ahantu herereye, izindi mpamvu zitandukanye na competence, uburyo wiyesprima niba muri interview ibibazo bakubajije ukabasha kubisubiza ufite confidence kandi ukabisubiza koko nkuko bikwiriye kugenza gute gusubizwa. Niyo mpamvu haba izo za interview, niyo mpamvu haba no kujya no gutanga ba reference. Bazakuvuga nabo ibigwe koko ibyo wivuze n'abandi bakabikuvugaho. Ndahita nkubaza ibibazo 2 tunahita dusoza. Ikibazo wenda nakubaza aka kanya, gerageza utubwire batazajya wenda kumva ngo Silas yaragiye ariga arabishobora muri Wyoming, wenda nanjye niyo nzajya, wenda na ahantu heza nuteganya kwiga ashobora no kujya kwiga ahandi. Watusangiza gakeya challenges zirimo nk'umuntu urumva ko warugiye kuri terrain nshyashya, Icyongereza cyari kikiri hasi cyane kandi wiga n'ibintu bikomeye,
kandi ushaka kurangiza ufite tayiro ya docteur. Ese challenge zirimo zingenzi wenda buri wese nanjye nundi wese uvuga utejo nanjye najya kwiga azimenye muri rusange ugereranyije nizi? Bo ikintu cya mbere navuga yenda kigoye cyane ni ururimi, kuko icyongereza nicyo abantu babigamo hano, kandi icyongereza sikavukire yanjye kimwe n'undi wese wavuye Afrika. Icyongereza ntago ari kavukire yacu no ku yindi migabane arega wenda no muri Aziya cyane. Ubwo no kuvanga ikintu cya mbere kigorana kikaba cyanatuma umuntu acika intege ni urwo rurimi, kuko niba wicara muri classe mwarema akavuga iminota 50 agasoza nta kintu wumvise, nangwa se ukanatinya no kubaza ikibazo ufite, kubera ko kuvuga ati se none handi kibaza muhe buryo interuro ndayirema nte kugira ngo bashe kubaza ikibazo cyumvikane. Nicyo kintu cya mbere. Bo ikindi cya kabiri nyine na amikoro, nkuko nabivuze amikoro nubwo hari financial aid hakaba nizo nguzanyo, ariko no kuvuga ngo nyine nazo ziratandukanye. Yego, ni ukuvuga ngo financial aid iza ari package imwe, ni ukuvanga ibikubiye hamwe. Yego, ni application imwe ukora, ariko iyo amafaranga agiye gusohoka muri leta asohokera ahantu hamwe akubiye mu bice bigera muri 4. Mvango ya Pell Grant navuze kare ni yandi mafaranga leta itazakubaza, irayaguhereza ni inkunga iguhaye kugira ngo wige nangwa se kukuri kwiga. Noneho iyo tugeze muri loan rero, muri ziriya nguzanyo zirimo ibice bitatu. Harimo iyo bita subsidized, unsubsidized, hakaba na graduate loan plus. Mvango ko ibyo bice kwari bine rero niho nukuvango niho ukura amafaranga agenza utakwishyurira. Mvango yo Pell Grant baye nkeya uzamuka kuri subsidized, kuko na amafaranga atandukanye na unsubsidized, kuko nta nyungu bakubazaho igihe kiri mu ishuri. Ariko iyo winjiye muri unsubsidized bakimara kuyiguha batangira kukubarira inyungu. Ubwo rero twagera kuri graduate loan plus yo ihabwa abantu bamaze kurenga mu wa 4. Mvango barangije graduate level, barangije imyaka 4 ya kaminuza, bagiye muri za lisansi nangwa se na za doctor n'ibindi. Abo rero nukuvango ukiri munsi iyo myaka yo graduate loan plus ntago ubiye. Ubwo rero nukuvuga ngo challenge ni iki nayo mafaranga, kuko uravuga ati okay, none ko mbanye makeya, niba nakagombye gufata graduate loan plus ntago nyemere, none biragenda bite? Niho haza za scholarships, niho hazamo private loans. Ni kuvango inguzanyo za privé. Ibyo nabijeje nana ahantu umuntu ashobora kuvango izo challenge ya kabiri umuntu ahura nayo. Yenda indi challenge ya gatatu nuvango nyine inajyanye n'urwo rurimi, nuko usanga ko yenda imyigishirize yacu yina systeme bigiramo itandukanye n'iki. Ibintu bya hano byose biri electronic, uvango byose bikorerwa kuri computer. Computer natangiye gukora kuri computer yanjye nawe laptop hano ngeze hano muri Amerika. Ubwo rero uburyo bwo kwinaviga systeme nacyo ni ikintu usanga gikunze usanga cyatugora. Nicyo gishobora kugora. Hari n'ibindi byinshi yenda tutavugira hangaha kubera ko igihe dufite ari gitoya. Ariko ndahira nkubwire ko muri ibyo byose nubwo hari challenge, ariko ibisubizo birahari. Ni ukuvuga ngo ibigo amakaminuza menshi agira ibyo bita za tutoring center. Tutoring centers na ahantu nyine abanyeshuri niba hari isomo muri gustragoringa muri kugira mu ibibazo, ujya kuri iyo center, hari abanyeshuri baba bararyize, baba barangwa kugira ngo basobanurire iki abandi banyeshuri barabihemberwa. Bero kudafata iyo avantage ngo uprofite abaru kuko wa munyeshuri ari guhembwa, waza utahaza we ari guhembwa, kandi icyo ashinzwe no kugusobanurira ibyo utari kumva. Ubwo rero no kuvuga ngo ibyo utari kumva uraza ugasobanuza, niba ari essay wanditse urayizana akayigusomera akakubwira ati ino nteruro yakagombye kubanza nangwa yagombye guheruka, rino jambo ntago ari ryo, nangwa se iyi grammaire hano ntago biri guhuza. Ubwo noneho nyuma yo kuyitunganya ubukaza kuyitanga wujuje ibisabwa. Nuvango challenge zo zirimo, ariko noneho
ntago zatuma umuntu atiga kandi usibye hano muri Amerika no muri Afrika ishuri riragenza utirira ariko yo wiyemeje ni ukuvuga ngo ubundi wamaze gusetinga wamaze gushiraho goal cyangwa se ya vision y'iki kuvuga ati ngomba kugera hari nta kintu gishobora kuguhagarika of course kandi uburyo bushaka bukaboneka ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma duhita dusoza watwibwiye utubwira amazina utubwira uriwe naho barizwa hako ntago abadukurikiye ntago bigeze bamenya ngo Sirasi ni umusingo Sirasi ari married Sirasi afite umukunzi cyane ko uri kwinjira mu gihe cy'uburyohe cyane ofa zishobora no kuba nyinshi cyane niki watubwirira bari abantu bari hariya baraho baba bategetinga abantu nkawe urabukinzwe bakure amaso urababwira ati karibu ndanaryoshye dore ntacyo muzaburi wanjye bimeze gute dusoze duhita tunasoza yenda icyo kibajije byo mbona cyari umusingo yego nta n'umukunzi mfite ndacyari kwiga nk'uko nyine nakubwiye ko akiri amezi nyuma ubwo rero icyo abandi basingo bandi bari hari abashonje bahishiwe mbese icyo ndi kubanza gukura mu ngubu ni ikijyanyiranye n'ishuri yenda umuntu akazabipanga hanyuma kuko n'ubundi nibwo buzima n'ubundi niyo mpamvu umuntu aba ari kwiga no kugira ngo ubwe nabe bazabashe kubaho ubuzima bufatika bumeze neza kuri iyi saha n'urwo rwego mpagazemo nkaba ngihanganye n'isomo ngo mbanze ndiherereza uruhande rumwe ibindi bikazakurikiraho ubwo tubabwire ngo babe bitonze you guys hold on so rero turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ishyaka n'umurava wakoresheje muri iki kiganiro kugira ngo twubake community yacu kandi umuhati wawe ntuzapfa ubusa niko muri Bibiliya babivuga uri umuntu wo kubaha nkuko watwubashye kandi ikindi gihe tuzagukenera turizera ko n'ubundi tuzakubona nkabangira ngo dutere cheers kuri aka kanyobwa ahasigaye dusoza ikiganiro cyacu mvuga nti kuri Mataru dusanzwe tuvuga ngo naho byabigoye muzagerageze ariko muri aka kanya ndahindura mvuga nti let us dream big and be positive. Ciao kuri Mataru TV show. Na Colorado akaba ari mu burengerazuba ese ku usa nkaho uri gusoza